Dore zimwe mu mpamvu udakwiye kubyuka mu gitondo ugahita ureba muri telefone. Nk'uko bisanzwe ikiganiro ni kunda ubuzima bwawe, jye mukunda kubana buri munsi, nitwa Gisa. Icya mbere, bimwe mu byago kureba muri telefone mu gitondo ukibyuka ugikanguka ugahita wirukankira kureba muri sikirini ya telefone. Dore icya mbere, bituma ubura ibitotsi ndetse ukajya ubura ibitotsi bihagije rimwe na rimwe. Urumuri rwa telefone cyangwa se blue light rubangamira umusemburo wa melatonin, bigatuma bigorana gusubira gusinzira cyangwa se kongera kuba wasinzira mu gihe ukangutse. Icya kabiri, biguhindurira imitekerereze. Ubutumwa, amakuru cyangwa se imbuga nkoranyambaga ushobora kubona biguhangayikisha cyane cyane ukumva wakirukankira kuba warebaho, bigatuma umunsi utangira wuzuyemo stress. Ibyo ni bimwe mu bintu bikubaho cyangwa se bizakubaho mu gihe kare kare ubyutse ugahita wirukankira kureba muri screen ya telefone, cyangwa se ugafungura urumuri rwa telefone ukaba warurebamo mu gitondo kare kare nta kindi kintu urareba cyangwa se nta kindi kintu urakora. Ikindi cya gatatu, bigabanya umusaruro wari kugira uwo munsi cyangwa se umusaruro w'umunsi. Gutangira umunsi ureba muri telefone bituma wibanda ku by'abandi aho kwibanda ku byawe cyangwa se ku byo wateganyije kuri buze gukora uwo munsi. Ikindi, bituma wibagirwa kwiyitaho nyine ugahugira muri ya telefone. Ushobora kwibagirwa gusenga, ukibagirwa gutekereza, gukora imyitozo yoroheje cyangwa se wenda gutegura umunsi wawe mu mutuzo cyangwa se utuje mu buryo wari wabiteganyije cyangwa se wari upanze kuba wategura umunsi wawe. Ibyo ngibyo bigatuma uraburiza uwo munsi. Ikindi, biguteza kumera nk'umuntu wagizwe imbata na telefone. Hari ukuntu ugenda ukaba imbata bigatuma neza wibagirwa izindi nshingano ufite ku ruhande. Iyo ari cyo kintu cya mbere urebamo mu gitondo, bituma telefone uyigira nk'aho ariyo igenga imitekerereze yawe. Ikindi, bigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe wawe. Kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kare kare mu gitondo, bishobora kuba byagutesha icyizere cyangwa se kuba watakaza icyizere, kandi ikindi bikarushaho bikakubabaza cyane mu mutwe, bitewe n'uko ufata ubuzima bwawe ukabugereranya n'ubw'abandi bari kuri social media. Inama nakugira kuri ibi bintu, gerageza kubanza kubyuka ugafata iminota byibuze 10 cyangwa se igera kuri 30 utarareba kuri telefone. Tekereza cyangwa se usenge cyangwa se wenda ufate akanya unywe amazi cyangwa se utegure umunsi wawe mu buryo wateganyije. Wakoze kureba kino kiganiro. Nk'uko bisanzwe nitwa Gisa. Ikiganiro ni kunda ubuzima bwawe.